Hey, call me Patino. Hey, uri mukire shaka kubyigana n'ibinyoni mukire uri mukire shaka kubyigana n'ibinyoni mukire sima n'urugamba. Murakoze ko ijambo mwakoze kwitabira amarushanwa yacu yo guserezanya. Twakoze ahantu benshi murabizi namwe. Mugenzi wanjye rero Tafu yabwira ibihembo umunabo wa mbere, ibihembo muri make nabibwira. Nibyo koko nkuko mugenzi wanjye abibabwiye, nitwa Tafu. Mbo murabizi, ndizera ko ntago yababeshye rwose. Twakoze ahantu henshi, iyo hanze hose baratuzi kubera ibikorwa byacu. Reka mbagezeho ibihembo biri muri aya marushanwa. Mbo icyambere murahembwa, uwa mbere arahembwa 500. Mbo uwa kabiri ni 2,000. Yesu, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko uwa nyuma ndikubona mwese muri gukanura nkaho ntazi ukuntu bimeze. Aya ni amarushanwa, nimukine nayo. Uwa nyuma igihembo arahembwa, byumve neza, ndagira ngo mubanze mukurugutura mu matwi yanyu mwumve ibintu bijya gukorerwa ahangaha. Uwa nyuma ni inkoni nyinshi, tunamusohora agenda. Jesus is Lord. Mbo sasa rero ntabatindiye, reka me mugenzi wanjye Rakasa abagezeho urutonde tugiye gutangira aya marushanwa. Murakoze. Mumaze kumva ibihembo biri muri aya marushanwa. Bro, nta mikino mukore. Kamba yagezeho urutonde rukuntu mu magenda muhura. Abambere barahura ku mwanya wa mbere, nuwo bita Joke, nuwo bita Zoma. Mwitegura rero, ni mwebwe murabanziriza urutonde, murabanziriza bagenzi banyu. Abakabiri rero barajya muri aya marushanwa, nuwo bita Ayisa, nuwo bita The Black. Yesu, muri kubyumva neza. Abaraza rero sasa ku mwanya wa gatatu, nuwo bita Karidi, nuwo bita Digitap. Nabo babitegura neza cyane. Ku mwanya wa nyuma harazo bita Tekino, nuwo bita Mahuku. Yesu, nuko rero mwe mwitegura. Abambere bitegure, hano nta mikino, aya ni amafaranga bro. Mbo ndabona mumaze kwitegura, ni byiza. Mbo ndakeka mwatangira nta kibazo. Kakuruye imihogo nk'iyimbwa ngo gashaka ngo kuza kusherenga kakaba. Cyabyibushye neza nk'igisina giti imbere yawe se. Niyo mpamvu kagwingiye nkakikorera ibisheke kabikuye mu kagano. Rero kakanyaraye mu maso nk'ibibuno by'abacecuru. Okay, ngane mwegereye, iminota yanyu yarangiye. Abakabiri nibaze. Mbo okay, niba mwiteguye mwatangira. Gato none se turatangira ibiki? Buryo wa mubugitoye ntuzi nicyo waje kumara ahangaha. Ariko mwe mukanye mutwara nyine. Ubu ngubu muduhurugera. Ushaka urugero nkawe The Black ukareba nka Yesu gatumubwira ati ufite mu maso akanyere wajya ngo nipfundiko za omborenga. Nawe Yesu gahita ureba The Black ukamubwira ati seka nabikoze nyara nguri itsamuye. Urugero mwarwumvishe ngane mutangire. Uko gikana wajyaniye n'iziritse kuri restaurant. Ariko rubanda ufite agatwe kabayani nkuko yamize so, ariko nawe uri kwiri kuvuga man. Nyine nawe uravuze ko gakana yakaturutse bajya kasanga n'umuvu ubirutse. Man nkwibiri banga. Utaruzi utaratekerezaga. Uteye nabi nk'umuntu wavutse kugira igihuri. Okay, ndikumva muri gushogozana nk'abakodesheje, iminota yanyu yarangiye, namwe nimwe mugiye mu byicaro. Okay, nge ndabona gusa nta n'ikizeni bafite, gusa mwatangira tukareba. Wakintu ushaka usherenga. Tapubyaye.
ariko mana we uzi ko uteye nabi aya ngo wavutse ku ideni ry'ibitabo. Barya washenze. Dore uburyo akananutse nk'akadatekereza. Ubu buno bubi wagira ngo ni ifu ya Gitarama. Okay, nawe murakoze gusa ibintu utanyorangiye abandi nibaze. Nibyo mbo ndabona mumeze neza muriteguye, shatse mwatangira tukareba ibikorwa byanyu. Nyine ngo niwe nguje gusherengana nanjye amatwi mabi wagira ngo nibikoko by'igare. Uranutse gakubita inda kuziko wikuze ikigari hyushye. Ngatanga impamvu ufite agatwe kanini wagira ngo namarimba ya kijyambere. Epusi ingurube nka ubwo uranutse. Ndabona mubikoze neza mbo kandi iminota yanyu iri kurangira mwe mugiye mu byicaro byanyu mwicare. Okay, murakoze kwitabira amarushanwa kandi mwabikoze neza mwiha amashyi. Mbo reka mpe mugenzi wanjye Rakasa ijambo ababwire uko aya marushanwa yanyu yagenze mumenye n'abatsinze muri make. Okay, mureka tubageze ibivuye rero mu nama y'abajaji. Reka duhere kuwa mbere. Uwa mbere ni Okay, uwa mbere nawe, uwa kabiri nawe, uwa gatatu nawe, mwese muri abanyuma. Mwatubirije mwamwitanamye.